Hey, mumeze mute? Iyi ni Sopox Tech Tips. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu waforomata telefone ya Android mu minota mike cyane rwose, iminota itarenze 3. Okay, kadutangire. Urafata telefone yawe, urajya muri application, wagezeyo, okay, uselecting, urebe setting, uyikandeho. Numara gukanda kuri setting, umanuke hepfo ahantu handitse backup and reset. Numara kuhakandaho, ukande ahantu handitse ngo factory data reset. Noneho rero niho tugiye gukanda. Nuhakanda ibintu byose birahita byisiba. Naho ibyo ngibyo nibirangira urahita ukanda kuri reset phone. Okay, numara gukanda kuri reset phone barakwereka erase everything, nayo uyikandeho. Noneho biratangira byirazinge, bikorere factory data reset. Urategereza none. Mu gihe ugitegereje ndakwibutsa yuko ushobora kunkorera subscribe, waba umfashije cyane. Kandi niba iyi video iri gufashije mu buryo ubwo aribwo bwose, wibuke uyisharinge n'inshuti zawe. Uramutse ufite ikibazo wakinyandikira muri comment. Nyuma rero yo guforomata aribyo twari turimo, buriya byarangiye. Noneho utangira gukoresha telefoni yawe nk'aho ari nshyashya, nk'aho ari bwo ukiyikora mu iduka uko iba yaraje imeze. Ubwo ibyo ngibyo bishatse kuvuga yuko ari ukongera kuyishyiramo ibintu bundi bushya. Okay, ibi ngibi ndakeka abenshi babizi. Gukanda skip, hambere turakanda skip, dutegereze. Turakanda accept and continue. Dukande next. Aha niho dushyiramo konti yawe ya Google, ariko ntabwo ari ngombwa, twe tubyihorere. Dukande skip nanone. Dukomeze dukande skip, dutegereze gato kugira bigere kuri desktop. N'ibyo ngibyo. Urakoze cyane kureba video yanjye. Kandi nanone nongere nkwibutse, niba wayikunze ndagusaba ukore subscribe, wibuke uyiherereze n'inshuti zawe. Murakoze. Iyi yari Sopox Tech Tips. Tuzongere ubutaha.